Alright abakunzi ba Zamuka TV nkuko bisanzwe twari tumaze igihe kirekire tutabonana tutagira icyo tubagezaho mu byo twari twariyemeje. Hari impamvu yabiteye, impamvu ntabwo zabura mu mibereho ya muntu, ariko mu by'ukuri nkeka tugarutse tuje gukomeza ku biganiro bimwe twabagezagaho birimo nk'ibiganiro cyangwa se amasomo yerekeranye n'amategeko y'imihanda no kwiga amategeko y'umuhanda kameme nko ku bantu bashaka gushaka impushya z'agateganyo, impushya za burundu, byose bihera ku mategeko y'umuhanda. Right rero nkuko bisanzwe nyine n'ubundi nkuko twari twarabibasezeranije na mbere, nkeka twari tumaze nk'igihe kingana n'amezi 2 tutagaruka hano kugira ngo tubashe kubahugura, kubasobanurira ku byerekeranye n'amategeko y'umuhanda. Ariko nkeka ko uyu munsi twagarutse kandi ubu ngubu tugarutse ubu gahunda ni yayindi, niyo kwigisha, niyo kubasobanurira ku mategeko y'imihanda, ku byerekeranye n'amategeko y'umuhanda. Mukajya mukurikirana kuri Zamuka TV nkuko bisanzwe, nta kindi ubu ngubu tugiye kubafasha kuzamuka ku byerekeranye n'amategeko y'umuhanda, bikazabafasha kujya mutsindira izo mpushya z'agateganyo, iza burundu, ndetse yewe n'ibindi bitandukanye bigenda bivugwa cyangwa se ibintu bitandukanye bivugwa mu byerekeranye n'ibinyabiziga. Sasa rero uyu munsi turakomezanya n'ubundi na mugenzi wacu Lucky atubwira ku byerekeranye n'ibyapa, gusobanura ku byerekeranye n'ibyapa. Iki kibazo wenda cyangwa se iri somo rikunze kubazwa cyane mu bizamini, abakunda gushaka impushya z'agateganyo. Iki kibazo gikunda kubazwa ku byerekeranye n'ibyapa, amoko y'ibyapa, icyo bivuga, yewe mbese ugasanga ni isomo rikunda gutsinda bamwe, cyane cyane iyo batabyize cyangwa se ngo babisobanukirwe neza. Right rero nkuko bisanzwe cyangwa se nkuko bigiye gukomezanya na Lucky tugiye gukomezanya nawe adusobanurire uko ibyo byapa byitwa, ubwoko bwabyo, yewe n'icyo bikora. Ku mihanda kenshi usasanga bishinzeho, hari ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ese biba biteye ibiti, ese ibibazo byabyo babibaza bate mu kizamini. Ibyo byose rero Lucky, ibyo byose na mugenzi wacu Lucky tuje kubisobanukirwa mu kanya nk'ako guhumbya. Ikintu twabasaba, inkunga yanyu nkuko iri somo ritegurwa rigatambuka kuri Zamuka TV n'ubundi na bagenzi bacu batandukanye. Inkunga yanyu tubasaba no gukora subscribe, mugakora share, mugakora like ndetse na comment. Subscribe ugakanda hariya handitse ahantu handitse umutuku, ku ruhande ugakubitaho kukasogera ugakandaho naho, nyuma ugatera comment cyangwa se ukagira icyo uvuga ati muhindure gutya, ndorashaka ko mudusobanurira kuri ibi ngibi, biremewe kugira ngo tubashe kuba twafatanya. Ikindi mukaba mwakora share ku nshuti zanyu n'abavandimwe, mukabambwira muti dore twabonye ishuri tuzajya twigamo, turi kugenda twibereye mu rugo, twibereye mu bucuruzi bwacu. Muri make gukurikira hano kuri Zamuka TV, iri somo twarishyizeho mu rwego kugira ngo dufashe na bamwe badakunda kubona umwanya wo kuba bakicara mu mashuri yigisha amategeko y'imihanda, bajye babasha kuyiga barimo baragenda, haba mu nzira, haba mu rugo, yewe ibyo baba bari gukora byose. Igikuru nuko twashatse ko tubaruhura kuba bakicara mu mashuri. Ikindi nabwo burya ntabwo
Ikindi burya rero ntabwo abantu bose bakunda kuba bafite ubushobozi, birashoboka ko hari n'abatagira ubushobozi ariko akaba yavuga ati reka njye kuri YouTube channel ya Zamuka TV njye kwiga amategeko y'umuhanda kuko iri somo rihoraho buri munsi. Reka dukurikirane mugenzi wacu rero Lucky akomezanye no kudusobanura ku byerekeranye n'ibyapa cyangwa se amoko y'ibyapa byo mu muhanda. Uyu munsi tugeze ku ngingo y'ibyapa byo mu muhanda. Ibyapa byo ku muhanda nibyo tugiye kureba kuko iyi ni ingingo ikunda kubazwa cyane mu kizamini, ni ingingo abantu bakunda gukurikira cyane. Ndabizi abantu benshi twagiye twigana mu ishuri bagiye bambwira ati iri ni isomo bakunda, iri ni isomo batajya basiba iyo rigezweho. Ndabizi ko namwe iri somo mugomba kurikurikira kuko nutarikurikira ushobora kuzatsindwa, kandi mu by'ukuri muzi ko twabasezeranije ko mu gihe uzaba utsinzwe uzatubaze impamvu watsinzwe. Ntabwo twe tuzakubaza, ahubwo wakarowe uzatubaza ati kuki nabakurikiye ngatsindwa. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngingo muyikurikire. Ingingo ni ingingo igerageza gukomeramo, mubikurikire. Ntabwo byoroshye ariko ubwo turi kumwe nzi ko tuzabikora kandi bizarangira. Ngo turashaka kugira ngo abanyarwanda bagire ibintu byiza babona, impanuka zirangire mu muhanda, ugere iyo ugiye amahoro nta mpaka nta mburanye, umukozi ufite ubasha naguhagarika umenye ibyo umusubiza kandi umusubizanye ikinyabupfura. Reka dutangire isomo ibyapa byo ku muhanda. Ni ukuvuga ngo ibyapa byo ku muhanda, wakibaza ngo ibyapa byo ku muhanda ubundi umuyobozi ugenda mu muhanda akurikiza ibyapa bishinze. Ese yaba akurikiza ibishinze iburyo, yaba akurikiza ibishinzwe ibumoso, yaba akurikiza ibiri hejuru y'umuhanda? Ibyo rero tugiye kubirebera hamwe. Ni ngo umuyobozi wese ugenda mu muhanda agomba gukurikiza ibyapa bishinze iburyo bw'umuhanda. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzakurikiza icyapa kiri ibumoso bwawe, nta nubwo ubukiruzi, ahubwo icyapa ukurikiza ni icyapa gishinze iburyo bw'umuhanda. Turi kugendana? Okay. Noneho hari ibintu bakunda kubaza cyane, nibyo ngiye kubanza kuvugaho. Ubundi umunsi ukurikiye mureke tuzarebe, noneho twinjire mu byapa neza, ariko munyemerere twinjire muri ibi. Ngo niba kubaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiza ibyapa bishinze, twe tuzava kurikiza ibyapa bishinze iburyo bw'umuhanda. Okay. Noneho niba tubaza nibihe byapa ku muhanda ubundi ushobora gusoma bishobora kubonwa bikabonwa kimwe, cyangwa se bigasomwa kimwe, cyangwa se bikabonwa mu buryo bumwe. Iyo tuvuze ngo bisomwa kimwe, bonwa mu buryo bumwe, mu yandi magambo ngenda nkoresha ikinyarwanda cyoroshye kugira ngo ubashe kubyumva neza, ko ninkoresha amagambo azimije y'igazeti ushaka kutabyumva. Reka nkoresha ijambo uti ni ibihe byapa bisomwa kimwe ku muhanda. Niyo ngo ibyapa bisomwa kimwe n'ibyapa bibuza n'ibitegeka. Reka mbabwize ukuri. Munyemerere nkoresha ijambo ryo gusobanura ikintu. Ngenda kubwira ati birabujijwe gufata iyi telefone. Undi akambwira ngo utegetswe gufata iyi telefone, kugira ngo abyumve neza, kugira ngo wumve neza ko umuntu wese abujijwe gufata iyi telefone. Mvuze ngo umuntu abujijwe gufata telefone, undi akaza akambwira ngo utegetswe kudafata telefone. Mu by'ukuri gusobanura aya magambo abiri ntabwo uri buze kubinsobanura neza, kandi byose biri kubuza. Nubwo bavuze ngo utegetswe kudafata iyi telefone, undi akavuga ngo urabujijwe gufata telefone, ku magambo namwe asobanura kimwe. Ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, ibyapa byose bisomwa kimwe, binavuga kimwe burya mu muhanda. Icyapa byose bimeze nk'uruziga, byose bimeze nk'ingasire. Turi kugendana. Ibyapa bibuza n'ibitegeka. Okay, reka mumbabarire mbere uko nkomeza, hari akantu ushaka kuvugaho. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ubundi amategeko y'Imana 10, titre ivuga ngo
amategeko y'Imana 10 ni nako handitse. Ariko noneho wajya kuvuga ngo ntugasambane, urumva ko ari kutubuza, ariko mu by'ukuri ari amategeko. Ngo nuko ibintu bibuza n'ibitegeka tushobora kubitandukanye. So niyo mpamvu rero ibyapa bibonwa kimwe ku muhanda n'ibyapa bibuza n'ibitegeka. Turagendana. Okay. Noneho rero tugiye kureba niba ibyapa bibuza n'ibitegeka bisomwa kimwe. Ese intera iba hagati y'ibyo byapa, hagati y'ibyapa bibiri ni metero zingahe? Ngo intera iba hagati y'ibyapa bibiri bibuza. Hano hashinze icyapa kibuza guhagarara umwanya munini, imbere yacyo hashinze ikindi cyapa kibuza guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. Intera iba hagati y'ibyo byapa bibiri ntishobora kurenza metero 100. Intera iba hagati y'ibyapa bibiri bibuza guhagarara umwanya muto n'umwanya munini babisikana n'intera iba hagati y'ibyapa bibiri bibuza guhagarara umwanya muto babisikana ntishobora kurenza. Bakakubaza metero 100, b metero 200, c metero 300, d nta gisozo gikurikirimo. Naho tuzasubiza ku gisubizo kari a duce akazero ko ari metero 100. Nuvuga ngo intera iba hagati y'ibyapa bibiri ntishobora kurenza metero 100. Intera iba hagati y'ibyapa bibiri bibuza ni metero 100. Turagendana. Bazatubaza rero ibyapa byo ku muhanda nijoro ijuru rikeye. Iyo tuvuze nijoro ijuru rikeye ni uvuga ngo ni ukuva saa 12 z'ijoro kugeza saa 12 z'amanywa. Ni mwumva dukoresha ayo majambo uzajya umenya ko iyo tuvuze nijoro ijuru rikeye saa 12 kugeza saa 12 z'amanywa, amasaha 12 y'ijoro. Okay? Iyo kuva bwije kugeza bukeye rero, kuva bwije kugeza bukeye, ubundi ibi byapa byo ku muhanda bibonwa muri metero zingahe nijoro? Nijoro ijuru rikeye bibonwa muri metero zingana. Nubwo ibyapa byo ku muhanda nijoro bibonwa n'umuyobozi uri muri metero 100. Nuvuga ngo ibyapa byo ku muhanda nijoro ijuru rikeye bibonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri muri metero 100. Intera iba hagati y'icyapa n'ikindi tubonye metero zingahe? Metero 100. Tubonye ko umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiza ibyapa bishinze ibumoso cyangwa ni iburyo. Yego, ni iburyo bw'umuhanda. Ikindi twabonye ko nijoro ijuru rikeye ibyapa bibonwa muri metero zingahe? Muri metero 100. Muri metero 100. Okay? Noneho bazatubaza ibyapa bya gari ya moshi nijoro bibonwa muri metero zingahe? Ni metero 100. Ibyapa biburira nijoro bibonwa muri metero zingahe? Ni metero 100. Ibyapa bibuza nijoro bibonwa muri metero zingahe? Ni metero 100. Naho ngapfa ko wahuje ibyapa nijoro kugeza bukeye bibonwa muri metero zingahe? Tuzasubiza metero 100. Metero 100. Okay? Bazatubaza ni ibihe byapa bibujijwe gushingwa ku muhanda? Nta na rimwe uzakibona ku muhanda cyashinze. Nuvuga ngo cyashingwa nuko nabwo cyatangiye imisoro, niyo mpamvu bibujijwe gushingwa ku muhanda. Ntabwo bishingwa gutyo gusa, keretse gusa ugishinga ariko watanze umusoro. Ibyo byapa nta bindi rero bishyirwaho ku bw'amafaranga, ni ibyapa byamamaza. Nuvuga ngo ibyapa byamamaza bibujijwe ku nzira nyabagendwa, birabujijwe ku muhanda. Niba tubaza ngo ni ibihe byapa bibujijwe ku muhanda, tuzasubiza ko ari ibyapa byamamaza. Mu kizamini bakibaza gute? Barabaza ngo ibyapa bikurikira bibujijwe ku nzira nyabagendwa. Bakavuga ngo ibyapa biyobora, b ibyapa by'inyongera, c ibyapa byamamaza, d nta gisozo gikurikirimo. Mu by'ukuri tuzavuga ko igisubizo ari c, tuvuga ari ibyapa byamamaza nibyo byapa bibujijwe ku nzira nyabagendwa. Okay? Nyamara mwibuke ko twabonye ko intera iba hagati y'icyapa n'ikindi ni metero zingahe? Metero 100. Nyamara ibyapa byo ku muhanda bibonwa nijoro muri metero zingahe? Muri metero 100. Ibyapa bya gari ya moshi nijoro bibonwa muri metero zingahe? N'ubundi tuzasubiza ko bibonwa muri metero 100. Turi kugendana. Umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiza ibyapa bishinze hehe? Umuyobozi w'ikinyabiziga tubonye ko akurikiza ibyapa bishinze iburyo bw'umuhanda. Niba kubaza ngo akurikiza ibyapa bishinze ibumoso, ibyapa bishinze iburyo, ibyapa yaba bishinze iburyo cyangwa ibumoso umuyobozi arabikurikira, cyangwa se byose n'ibisubizo by'ukuri. Tuzavuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiza ibyapa bishinze iburyo bw'umuhanda, iburyo bwe mu kaboko k'iburyo nicyo cyapa ugomba gukurikiza. Turi kugendana. Okay? Noneho rero tukiri ku byapa, mu by'ukuri iyi ni ingingo ikunda kubazwa, ariko mbere yuko dukomeza nta kindi ngusaba, gerageza ukore subscribe. Nicyo nagusabye cyonyine, nta gishoro ndi kugusaba. Ngo ufate amafaranga ibihumbi 30, 20 ngo wishyure ni subscribe usaba. Ikindi ukore, wibuke gukora share. Kore share, usharinga inshuti zawe. Ntabwo nicyo gihe nagusabye nagene. Ngewe ni Lucky mwarimu nagusabye kunkorera share gusa. Ngewe sharinga ku bandi bajama bawe, ku bandi bafamiye bawe, ibindi byo tuzagenda nta kibazo kugeza ejo bundi tugiye mu kizamini, kandi murabizi ko ari vuba hangaha. Mukurikire mwe gusa ntimukureho urushinge. Okay? Twagiye noneho tuzareba noneho ibyapa byo ku muhanda bishingwaho ni ibihe. Niba ngo ku muhanda ibyapa bishyirwaho ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere, hakaza ibyapa bibuza n'ibitegeka.
noneho nyuma hakaza ibyapa ndanga. Ngo ibyo byapa rero bishingwa ku muhanda, hari ibyapa biburira, hari ibyo gutambuka mbere, hari ibyapa bibuza, hakaza n'ibyapa bitegeka, noneho nyuma hakaza ibyapa ndanga. Ibyapa biranga nibyo byapa biyobora. Mvuga ngo ibyapa biranga, ibyapa ndanga nibyo, ni nko kuvuga ngo ibyapa biyobora. Ngibyo byapa bishingwa ku muhanda. Noneho duhere kuri ibi byapa biburira. Ubundi ibyapa biburira nibyo gutambuka mbere ahatari mu nsisiro. Mwiko twabonye ko mu nsisiro ni ahantu hari amazu menshi mu nsisiro. Noneho ahatari mu nsisiro ni ahantu hatari amazu nyine. Noneho twabonye ibyapa biburira ahatari mu nsisiro nibyo gutambuka mbere bishingwa hagati y'intera metero 150 kugeza muri intera metero 200. Ikibazo kirabazwa cyane mu kizami ngo ibi byapa biburira nibyo gutambuka mbere ahatari mu nsisiro bishingwa hagati y'intera metero 150 kugeza muri metero 200. Turebe uko bakibaza dusoza uyu munsi. Bakibaza gute? Barabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bishingwa hagati y'intera ya a metero 150 kugeza muri metero 200, b metero 100 kugeza muri metero 200, c metero 50 kugeza muri metero 200, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yego tuzasubiza ko igisubizo ari a, ni hagati y'intera metero 150 kugeza muri metero 200. Soza nakwibutsa gukora subscribe, ugakora share ndetse na like. Murakoze. Arakoze cyane mugenzi wacu Lucky kuri iri somo tugejeho y'ubwoko bw'ibyapa byo mu muhanda. Mwabyumvise, ibyo byose ni ibintu bijya bifasha abantu bagiye gukora ibizamini nk'uko twatangiye tubivuga. Kandi kuri Zamuka TV tubijeje ko ntacyo muzatuburana, ibintu byose ni munange. Twaje tugomba kubafasha gusobanukirwa ku byerekeranye n'amategeko y'imihanda, kandi twizeye ko uzadukurikira neza, uzajya dukurikira azatsinda ikizamini nta kabuza. Kandi nanone nk'uko Lucky yabibabwiye, mugema uzakora ikizamini agatsindwa nawe ageze hano muri komenti atubwira tuti wenda, cyangwa se kuri nimero wahamagare atubwira ati wenda natsinzwe ariko natsinzwe n'iki kintu kuri iri somo n'iri niryo ryansinze, kugira ngo tubashe gushyiramo akabaraga aho hantu, kuko birashoboka ko wenda yatsindwa bitewe n'impamvu imwe cyangwa indi, ariko mujye mutubwira gutya. Ariko twizeye ko umuntu uzajya ukurikirana Zamuka TV, watangiranye na Zamuka TV ku mategeko y'umuhanda, cyangwa se mu kiganiro twita bite mu muhanda, gutsindwa n'ikizami biragoye cyane, ni ibintu bidakunda gushoboka, ni ibintu bidakunda kubaho. Tubijeje ko abazajya bakurikirana Zamuka TV muzajya mutsinda ibizamini nk'uko bisanzwe. So rero icyo twabwira ni ya ntero yacu, kora subscribe, ukore like, ukore share, ndetse unatere na comment cyangwa se ugire icyo uvuga. Ndumva twabasezera rero, nakagaruka bakunzi ba Zamuka TV, mukomeze kubana natwe, kandi kubana na Zamuka TV nizeye ko amategeko y'umuhanda ari ikintu mugomba gutsinda uko byagenda kose, mukabona permis provisoire zibahesha ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kuba mwakorera na permis definitive cyangwa se impushya za burundu. Ikindi twabibutsa ni uko abataramenya, cyangwa se birashoboka ko bashobora kuba ari ababizi cyangwa batarabimenya, ariko icyo twabibutsa ni uko ubu ngubu ibizamini bisigaye bikorerwa kuri murandasi cyangwa se kuri interinete. Polisi yarabyoroheje kugira ngo abantu bose babashe kugira impushya zo gutwara ibinyabiziga mu buryo bworoshye, nta kurinda kwicara mu kibuga cyangwa se ahantu mukorera provisoire cyangwa se iki. Nubwo nabyo bizabaho mu gihe coronavirus izabigenjeje make, ariko ku ikoranabuhanga nabwo wifitiye amafaranga yawe make cyane uriyandikisha ugakorera provisoire mu buryo bworoshye. Mwakoze cyane kubana na Zamuka TV, nakagaruka. Ciao ciao.